Umva nkubwire nanone reka nongere mbahereze ikaze muri iyi nkuru yacu y'uyu munsi nizera ko aho mwaba muherereye ahariho hose mumeze neza kandi n'utameze neza reka mwifurize kumera neza ariko kandi mwifuriza n'amahoro umwami wacu Yesu Kristo atanga kuko nta kintu na kimwe kiyaruta. Rero nkomeza kubahereza ikaze aho mwaba muherereye cyane cyane babandi n'ubundi bari muri bya bihugu ariko bumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda bahereje ikaze cyane ariko nanabasuhuza. Mu nkuru yacu rero y'uyu munsi ndagira ngo ufate umwanya wawe uzubane nanjye kuva aka kanya ngiye gutangira kugeza ngeze ku musozo kugira ngo dufatanyirize hamwe kugirana inama, kumarana irungu ndetse no gukuramo ya masomo ya bwa buzima tugenda duca mu bwa buri munsi. Ngiye nk'ibisanzwe rero tugiye kubana Ndikarangwa Sandrine. Aba ari umunsi mwiza, hari kuva akazuba gakeya ari mu masaha ya mu gitondo. Aho hantu haba hari abantu benshi bigaragara ko hagiye kubera ubukwe, haba hadekuye neza, hari amabara ajyanye, abantu bari kugenda baza umwe ku wundi basuhuzanya badaherukana, abandi bari kwirukanka mu bintu. Uwo munsi aba ari umunsi udasanzwe kuri Nancy, uwo mukobwa nyine uba uri buze gukora ubukwe ndetse n'umusore witwa Olivier. Aba ari umunsi bateguye igihe kirekire, umunsi bifuje, umunsi cyane cyane Nancy yarotaga nk'inzozi buri uko abyutse akumva nyine ntuzabubaho. Rero Nancy aba ari mu cyumba ari kwitegura, birumvikana bari kugira vuba vuba kugira ngo amasaha ataza kumufata. Ntabwo aba ari wenyine, aba ari kumwe n'abantu bari buze kumwambika ariko ari kumwe n'inshuti ye Nadine. Nadine aba yacanganyikiwe ibintu ari kubyirukamo, ari gusohoka akinjira. Akinjira Nancy aramureba agatubwira ati Nadi watuje ko ndi kubona neza neza uri buze kunanukira umunsi umwe, ubukwe n'ubwanjye kandi ibintu byose twarabiteguye. Nadine itabwira Nancy ati Nancy ntakubeshye ndumva mfite ubwoba ntago wabyumva, ndi kubona ibintu bitameze neza, ndi kubona sinzi ukuntu ibintu bimeze. Ikindi kandi mama we na papa we ntago nari nababona, Nicole namubuze, nyine ndumva sinzi ukuntu umeze Nancy. Nancy atabwira Nadine ati Nadi se wabaye ute? Birumvikana cyane ko kuri uyu munsi ugomba kugira ubwoba kuko nanjye mfite ubwoba, ahubwo ngwino urebe, urabona ibi ngibi banyambitse bimeze bite? Reba ukuntu twabitekerezaga ahubwo birenze nuko twabitekerezaga. Nadine aba afite ubwoba bigaragara, itabwira Nancy ati Nancy urasa neza pe, urasa neza kandi nawe urabizi neza. Ese ubundi Olivier yaba yaguhamagaye? Nancy itabwira Nadine ati Nadi wasanga bari yagize ibintu byinshi ari kumwe wenda n'abasore be, reka nze nanjye muhamagare. Nancy ahita afata telefone agahamagara nyine ugiye kuba umugabo we. Akimuhamagara bwa mbere ntago amwitaba, arongera akamuhamagara, gusa niyo nshuro ya kabiri ntago amwitaba. Nancy ahita abwira Nadine ati Nadi wasanga ari mu bintu byinshi, njye icyo nitayeho nuko nambara neza gasa neza, urabizi neza ko uyu munsi nawiteguye, nkavuga nta kintu na kimwe kigomba kuntera stress. Urabyumva neza Nadi, rero ntuntere stress ndakwinginze. Nadine ahita atangira akamufasha, akamuhereza inkweto n'utundi tuntu nyine tuba dukenewe aho ngaho. Haciyemo iminota mikeya Nancy rwose amaze kwitegura asa neza, igisigaye ari ugusohoka nyine kugira ngo asanganire umugabo we hanyuma ubukwe bukomeze. Arahaguruka nk'ibisanzwe akabwira Nadine, akamubwira uburyo afitemo ubwoba ariko gakeya. Bakiri muri ibyo ngibyo, bakiri kwishima ndetse no gufata amafoto, bahita bumva hanze ibirori bitangiye. Hanyuma Nancy ahita areba Nadine agahita amubwira ati Nadine ntese ko batangiye ibirori kandi ntari nahagera. Nadine ahita abwira Nancy ati ariko nanjye ndumva ibirori bitangiye, ikindi ndabona nta n'abantu bakiri kugendagenda hano hanze, koko wasanga ibirori byatangiye, reka nsohoke njye kureba. Agikingura umuryango, ababyeyi ba Nancy bahita binjira nabo, bagahita bongera bagakinga. Nancy ahita abwira mama we ati mama urabona nsa gute? Urabona ntasa neza muri ya myenda? Mama aramureba agahita amubwira ati yego Nancy usa neza. Ibyo ngibyo bimubwira rwose atabyishimiye, nta n'ikintu na kimwe ari kumwereka ko amwishimiye. Nancy ahita yibona ko hari ikibazo, ahita abwira papa ati papa hari ikibazo cyaba giharira uko numva se ibirori byatangiye ntari nahagera, ikindi kandi nkaba numva bari guhamagara murumuna wanjye Nicole, hari ibindi bintu mwaba muri kuntegurira ntazira mukaba muje kubimbwira. Papa ahita areba umugore we, hanyuma mama Nancy agahita amubwira ati yego Nancy ibyo twari tuje kukubwira rero ni uko utemerewe kuba wasohoka muri iki cyumba. Ukumwemo iki cyumba, ikindi kandi ubukwe ntago ari ubwawe k'uyu munsi, ubukwe ni ubwa murumuna wawe Nicole.
Araseka kuko ibyo bintu ntago aba abyumva, atabwira mama ati mama ariko ni prank uri kunkenera, kubera iki se yaba ari Nicole ugiye gukora ubukwe kandi nyine ari njye ugiye kubukora? Mbumazemo amezi menshi mama, mwitegura nipima imyenda ntumira inshuti zanjye, kubera icyo uri kumbwira ngo ni ubwa Nicole. Mama itabwira ati Nancy, mbere na mbere ndabizi neza ko witeguye, ndabizi neza ko nta kintu na kimwe utakoze, ariko wibuke ko ibintu hafi ya byose ari njye wabigukoreraga. Rero ntabwo wakirirwa wibaza impamvu ari murumuna wawe ugiye gukora ubukwe. Nadine ahita arakara agahita abwira mama Nancy ati ariko se mama Nancy uri kuvuga ibiki? Ariko urabizi neza ko uyu nguyu ari umukobwa wawe, ni umukobwa wawe, ni gute watinyuka ukamubwira ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ntabwo ari buze gukora ubukwe, ahubwo ngo ni murumuna we uri buze gukora ubukwe? Ese urumva byumvikana? Niba ari imikino muri gukina ibi ngibi rwose birahagije. Murabizi neza ukuntu Nancy yiteguye ubu bukwe, rero mumubabarire mwimutera stress, kuko ikindi dore n'amasaha baduhaye yageze, mureke dusohoke. Agiye gufata Nancy ngo basohoke, papa wa Nancy ahita abahagarika agahita abwira Nancy ati Nancy, urabizi neza ko wambereye umukobwa mwiza, urabizi neza ko nta kintu na kimwe utampaye, ariko ndagusabye aka kanya rwose ugaharire mu murumuna wawe, ureke rwose akora ubukwe mu mutekano. Ikindi kandi uriya musore Olivier nawe rwose twabyumvikanyeho, avuga ko nta kintu byamutwara kuko ashaka ari umugore, rero urumva nta kundi kuntu twari buze kubigenza. Ikindi kandi wibuke ko Nicole turi ababyeyi be, rero twagombaga kuhamubera kugira ngo ibirori bye bigende neza. Nancy ibyo bintu ntabwo aba abyumva habe na gatoya, atereba papa agahita avuga ati none se papa, njye ntabwo ndi umukobwa wawe? Ntabwo njye na n'ubu ndabyumva, kubera icyo uri kumbwira ngo murumuna wanjye papa niwe ugiye gukora ubukwe? Byagenze bite? Habaye iki? Nese abantu natumiraga? None se papa mbabarira rwose, mbabarira. Atangira kugira stress, mama we ahita amubwira ati Nancy, mbere na mbere mbabarire kukubwira ibi bintu k'uyu munsi rwose, ariko twebwe ntabwo turi ababyeyi bawe, ntabwo twakubyaye. Ikindi kandi iki ngiki nicyo twabashaga gukora, kandi utubabarire ntuze gusohoka muri iki cyumba. Nancy none ibyo ngibyo byo biramurenga kurushaho, agahita abwira mama ati mama uvuze ngo iki? Mama ahita amubwira ati yego Nancy, ntabwo twakubyaye, ntabwo turi ababyeyi bawe, twaragutoraguye tubona uri umwana mwiza ushimishije, turavuga ngo reka tukurere, hanyuma turakurera, nibwo twabyaye n'uwacu Nicole nyine ari we murumuna wawe by'aka kanya. Hanyuma rero nuko nguko byagenze, kandi utubabarire kuba tutaranabikubwiye hakiri kare ngo ubimenye. Nancy arabareba akabura ikindi kintu arenzaho, gusa ntabwo aba abyizera ko ari ukuri. Ashaka gusohoka yasaze kugira ngo ajye kureba Olivier, ariko baramwangira. Mama we ndetse na papa we bahita basohoka bakagenda. Nadine ahita abwira Nancy ati Nancy, sinakubwiye ko nari mfite ubwoba, ibintu nari ndi kumva n'ubundi bitameze neza, ariko se ni gute bagukorera ibintu nk'ibi ngibi? Ngo ntibakubyaye, ngo ubukwe bwawe ngo ni Nicole ugomba kubukora, umukunzi wawe Olivier. Mana yanjye, njye ntabwo mbyumva n'aka kanya. Nancy ahita abwira Nadine ati Nadine, ubanza hari ndi kurota, ibi bintu ntabwo bishoboka. None se ni gute koko Olivier ku munsi w'ejo nimugoroba twari turi kuvugana ibintu, ikintu icyo ari cyo cyose akamvugisha nkamuvugisha. Nadine, reka nizere ko ibi bintu ariko ndi kurota, reka nizere ko ari nk'inzozi ndimo. Nadine ahita abwira Nancy ati Nancy, ntabwo ari inzozi urimo, ibi ngibi nibyo, ni ibyanyabyo biri kuba Nancy, ahubwo se urumva umeze ute? Nancy ahita abwira Nadine ati Nadine, ndumva ameze neza, gusa ndumva ibi bintu atari byo, basi reka mbanze ndyameho gatoya, ninkanguka basi ibintu biraba byamaze kujya ku murongo, sibyo? Nadine neza buri kintu akorera Nancy, ubukwe buraba bukaba neza rwose, abantu bari mu bukwe bishimye. Nicole ndetse na Olivier aribo bakoze ubukwe, ababyeyi rwose bishimye ku mpande zombi, ibintu bigenda neza. Gusa Nancy ndetse na Nadine baba bakiri muri cya cyumba, ubukwe burinda iyo burangira bakiri muri icyo cyumba kugeza ku munsi w'ejo. Umunsi w'ejo ugeze, hari umuntu uza agakingura umuryango akababwira ko bagomba gusohoka. Barasohoka, gusa Nancy kugeza n'ubwo ngubwo ntabwo aba yakabyumva, ahita agenda yihuta cyane. Nadine baba bari kumwe, agahita yerekeza iwabo. Akigera iwabo asanga hariyo abantu bakeya bo muri famiye nyine,
bose baramusuhuza ariko bakamubaza impamvu ataje mu bukwe bwa murumuna we, abura ikintu na kimwe abasubiza, abacyambaye ya myenda atayikuyemo, ahita yinjira mu nzu akajya kureba mama we ndetse na papa we baba bari mu cyumba cyabo. Yinjira bahamagara cyane, baramwumva, bagahita basohoka. Bagisohoka bahurira ku muryango, mama agahita amubwira ati ariko se waje gukora iki ahangaha? Waje gukora iki ahangaha? Nta nubwo ugira isoni koko? Bahita bamufata bakamukurura bakamujyana mu cyumba. Nancy ahita ababwira ati mama nawe rero papa, muri aka kanya ntago ndumva ibintu byabaye ku munsi w'ejo, nta nubwo nshaka kubyumva pe. Icyo nshaka nuko mutsobanurira, naba narabakoreye iki, cyangwa se niriye kosa naba narabakoreye mutigeze mumbwira cyangwa se ngo mbasaba imbabazi. Ikindi kandi murumuna wanjye Nicole namushakishije ahantu hose namubuze, Olivier nawe namubuze, mumbwira ibintu bijya mbere. Niba ari imikino muri kunkinira, ibi ngibi birahagije, ibyo naciyemo birahagije. Mama we atamubwira ati Nancy, nakureze nk'umukobwa wanjye, nakwitayeho, uri umwana mwiza pe. Gusa ntago nari bubone umukobwa wanjye Nicole yicwa n'agahinda kubera wowe, nagombaga gukora igishoboka cyose. Nicole yambwiye ko yifuza Olivier, urabyumva? Kandi nta kindi kintu rwose nari buze gukora. Olivier ni umusore mwiza, Olivier azi gufata inshingano. Rero nakoze uko nshoboye kugira ngo Nicole ndetse na Olivier bazabane. Ikindi kandi wanyumvise neza Nancy, ntago turi ababyeyi bawe, twaragutoraguye, turakurera, tuguha buri kimwe, ariko rwose ntago Olivier twari bumuguhereze. Nushaka ubaze na papa wawe. Nancy atereba papa we agahita amubwira ati papa, ibyo bintu mama ari kuvuga koko byanyabyo nibyo, ntago mwabyaye? Papa ahita amubwira ati Nancy, utubabarire kuba tutarigeze tubikubwira, ariko ntago uri umwana wacu byo mu maraso. Twaragutoraguye, turakurera, tukwitaho, ariko nanone ntago twari buze kwibagirwa umukobwa wacu kubera wowe. Wowe turabizi ko uri umukobwa mwiza, uzabona n'undi mugabo, ufite akazi, uzabona ibindi bintu byinshi byiza biri imbere, ariko ubanza ureke Nicole naho aryoherwe n'ubuzima bwe. Neza neza Nancy ntago aba abyumva, aba yumva ari nk'ubusazi buri kubera aho ngaho. Arabareba akabitegereza, nta kintu na kimwe abazi yabakorera muri ako kanya. Ahita asohoka akagenda, Nadine abamutegerereje hanze, hanyuma bagahita binjira mu modoka bakagenda. Nancy aba ari umukobwa rwose wifashije, aba afite akazi kakora, n'ubwo bukwe aba yaragizemo 1/2 kuko aba yumva nyine ari ubukwe bwe. Ibyo ngibyo ntago yirwa yongera kubivugaho. Bahita bajya kwa Nadine aho abatuye nyine. Bakihagera Nancy nta kintu na kimwe bari kuvuga, nta kintu na kimwe bari kureba. Ahita ajya muri dushe akoga, agahindura imyenda, yamara koga akongera akagaruka. Nadine aba yagize ubwoba, atari kumuvugisha, abona Nancy ari buze nko gusara umunota. Nancy areba Nadine agahita amubwira ati Nadine, wikomeza kundeba gutyo, njye ndashonje rwose, mpereza ibiryo ndye. Nadine ahita areba Nancy agahita amubwira ati none se Nancy, ntago uri buze kurira? Nancy ahita areba Nadine agahita amubwira ati Nadine, ndizwa n'iki? Urumva narizwa n'iki muri aka kanya? Ndumva nshonje, reka mbanze nkize ibyo. Rwose Nadine ibyo ngibyo arabikora, agahita ateka vuba vuba, agahita azana ibiryo bakarya. Gusa Nadine aba afite ubwoba kuko aba ahangayikishijwe na Nancy, kuko ibyo bintu byose biba byabaye ntago Nancy yigera arira, nta nubwo yigera asara, nyine aba yabifashe nk'ibintu bisanzwe kandi atari ibintu bisanzwe. Bamaze kurya, Nancy ahita abwira Nadine ati Nadine, ngiye kuryama kandi ntuze kunkangura. Ikindi kandi umuntu wese uri bumamagare cyangwa ufate na telefone yanjye uze kuyifunga, gusa ntunkangure. Nadine aramwikiriza ariko aba afite ubwoba, akamureka akajya kuryama. Araryama bikarinda iyo bigera mu masaha nimugoroba, ariko Nadine aba ari kugenda buri kanya agakingura icyumba akareba ko Nancy akiri muzima, akabona araryamye bisanzwe. Bigeze mu masaha nimugoroba biramurambira rwose, agahita aza mu cyumba akicara ku buriri ari kumureba. Nancy mu ijwi rituje ahita abwira Nadine ati Nadine, ushaka iki? Nadine ahita amwegera agahita amubwira ati Nancy, ndabizi neza ko ibintu byakubayeho rwose bidakwiye no kuvugwa, ariko ndakwinginze, niba ubabaye babara, niba ushaka kurira rira, niba ushaka kumenagura ibintu rwose bimene, icyo ushaka cyose ugikore, ariko wifungirana agahinda kawe bigeze ahangaha. Ndabizi neza ko ubabaye Nancy, ndabizi neza,
nanjye ndi kubivuga muri aka kanya ndumva agahinda kanyishe, ndumva amarira yanyishe. Ibaze ko n'inshuti zacu hafi ya zose zo twari duhuriyeho nyine na Nicole bari bazi ibi bintu. Nancy, ndakwinginze Nancy, niba ushaka kurira rwose rira, nta tegeko na rimwe riri buze kuguhana. Nancy ahita ava mu buriri gusa ntajye hasi, agahita areba Nadine, agahita amubwira ati Nadine, ese urumva koko narizwa n'ikihe kintu? Ndizwe nuko Olivier yambeshye iki gihe cyose, ndizwe nuko murumuna wanjye Nicole nafashe nk'umuvandimwe kugeza iki gihe yangambaniye bigeze ahangaha, ndizwe nuko se ababyeyi banjye nako nta nubwo bakiri ababyeyi banjye, abo nizeye ko ari ababyeyi banjye batari ababyeyi banjye. Muri make ndizwe n'ikihe kintu koko? Nabuze aho mpera Nadine, nabuze aho mpera. Ni gute kuko abantu banyanga bigeze ahangaha? Nadine, ntabwo ari ukuvuga ko ntababaye, ntabwo ari ukuvuga ko afite agahinda mu mutima wanjye. Ndababaye cyane Nadine, ndababaye cyane, gusa nabuze ikintu na kimwe, nabuze aho ndi buhere ndira Nadine. Nadine ahita amwegera, nta kindi kintu nawe afite cyo kumubwira, agahita amuhobera, gusa Nancy biranga, agatangira kurira, ararira, akarira cyane, gusa Nadine aramwihorera kuko aba abizi neza ko ibyo bintu abikeneye. Amaze kurira kubw'amahirwe Nancy arasinzira, bikagera mu masaha ya mu gitondo. Amasaha ya mu gitondo ageze, Nadine rwose aba yabyutse yashyashyanye, ari gutegura utuntu two kurya muri icyo gitondo. Ikindi kandi aba yaranafashe konji mu kazi kuko baba bakorana, rero urumva ko nta kintu na kimwe kiba kiri kumuhangayikisha. Utwo ngutwo twose yamaze kudutegura, ahita tujyana mu cyumba Nancy aba arimo. Akihagera kubw'amahirwe asanga Nancy yakangutse, aramusuhuza, akamubaza uko yaraye. Nancy ahita abwira Nadine ati Nadine, urambaza uko naraye koko? Nadine ahita amubwira ati okay, ibyo ngibyo ngaho reka tubyihorere. Ahangaha rero naguteguriye ibintu byose ukunda, imbuto, ibyo kurya byose ibyo uri bushaka uze kubirya. Nancy ahita areba Nadine, agahita amubwira ati Nadine, urakoze cyane. Nadine ibyo ngibyo rwose ntabwo abyumva, icyo aba yitayeho ni ukugira ngo Nancy amere neza. Iyo minsi rwose Nancy iramugora cyane kuko ntabwo aba asiba guhamagara Nicole, ntabwo aba asiba guhamagara Olivier basi ngo bamuvugishe, gusa bombi ntibamwitabe. Ntabwo aba asiba guhamagara nyine ababyeyi be, bo bakamubwira amagambo amukomeretsa kurushaho. Iyo minsi iramugora cyane cyane, akirirwa arira, akararira, gusa Nadine akamuba hafi, akamufata agakomeza. Bidatinze hacamo umwaka wose Nancy akiri muri icyo kibazo, atarabasha kwikura muri icyo kibazo, gusa kubw'amahirwe ibyo ngibyo bikarangira. Ikindi kandi ntago aba agikunda gusohoka hanze, isi yo hanze rwose aba yarayanze, yarayibagiwe, nta n'umuntu ubuheruka kumubona. Gusa Nadine waba abizi ikibazo afite, gusa yongera gukora akazi, gusa akenshi akajya akorera mu rugo, agatanga raporo kuri online. Ibyo ngibyo rwose biba gutyo, bakabimenyera gutyo. Icyo gihe cyose gishize rero abakiri kumwe na Nadine baba bakibana aho ngaho mu nzu. Nadine aba avuye ku kazi atashye rwose ananiwe cyane, agera mu rugo agasanga Nancy n'ubundi arahari, akamusuhuza. Yamara kumusuhuza Nancy rwose ntabwo bamwitayeho, aba ari mu kazi. Ikintu aba akora aba ahora mu mashini, nta kindi kintu aba yarahaye umwanya, aba ari akazi ke. Gusa aba yaranateye imbere bigaragara kubera guha umwanya akazi bigeze aho ngaho. Nadine ahita aza agafunga imashini, ahita amubwira ati Nancy, rwose kw'iyi nshuro ndakwinginze unyemerere, hari ikirori kiri buze kuba muri umwe muri ba bakozi dukorana ku kazi, rero ndifuza ko nawe waza kuza. Nancy ahita abwira Nadine ati Nadine, urabizi neza ko ibyo bintu bidashoboka, n'abantu banza baranyibagiwe, nta muntu uheruka kumbona, rero reka tubirekere gutyo bimeze. Nadine ahita abwira Nancy ati Nancy, ndabizi neza ko wababaye, ariko ntabwo uzakomeza wibabaza bigeze aho ngaho ngo ni ukubera ko abantu bakwanze nibo bahombye rwose Nancy, urabyumva? Kandi ndabizi neza ko ufite umutima ukomeye, bazicuza umunsi umwe, urabyumva neza? Nancy ahita areba Nadine, agahita amubwira ati Nadine, ibyo ngibyo ntabwo bikimbabaje rwose, urabizi neza ko ari amateka yahise rwose, ariko ubuzima nahisemo ni ubu ngubu. Rwose icyo kirori ndaguhitiramo ikanzu nziza uri bugende wambaye, ndagutera aka make-up gakeya, ikintu cyose ushaka ndakigukorera, ariko ntabwo ndi buze kuva mu iyi nzu, kandi ibyo ngibyo urabizi neza. Nadine ahita abwira Nancy ati aha, nabigenza neza, ariko ibyo ngibyo reka tubireke. Gusa abakozi baragukumbuye mu kazi, bahora bakumbaza,
habwira ko umeze neza, gusa bamwe na bamwe baba bumva baza kugusura. Ese ubundi Nancy wajya ubemerera kuko bakaza kugusura? Nancy ahita abwira Nadine ati Nadine agahita yongera agafungura imashini agatangira kwikorera. Nadine ibyo ngibyo nuko nguko aba bimenyereye rwose, aramureka akigendera. Umunsi ukurikiyeho n'ubundi Nadine aba avuye mu kazi, gusa ku iyo nshuro ntagaza wenyine, hari umusore bazana. Nancy ajya ku muryango agakingura, agikingura Nadine ahita yinjira, gusa aba ameze nk'umuntu urwaye, ntabwo aba ameze neza. Nancy ahita areba Nadine agahita amubwira ati Nadine ufite ikihe kibazo, wabaye iki? Nadine ahita amubwira ati Nancy ndumva ntameze neza, ndi kugira akantu k'agasereri, mfite intege nkeya, ndumva ntameze neza pe. Nancy ahita amufata akamwicaza mu ntebe, agahita amuzanira amazi byihuse. Akiyamuhereza ahita yibuka ko hari umuntu wazanye na Nadine, nawe rwose aba yinjiye aramureba, agahita amubwira ati wowe urinde, urashaka iki ko nasanzwe nkumenyereye aha ngaha? Nadine ahita abwira Nancy ati Nancy ngo ni inshuti yanjye yitwa James, rwose nari ndi gutaha duhurira ku muhanda, kubw'amahirwe arantahana, rero umushimire cyane. Nancy ahita abwira James ati James urakoze cyane, gusa ntabwo nari nsanzwe nkumenyereye, nta nubwo nari nkuzi, mumaranye igihe kingana gute Nadine? Nadine ahita abwira Nancy ati Nancy ibyo ngibyo turaza kuba tubivuganaho, reka njye kuryama. Nancy ahita amubwira ati okay ngaho reka ngufashe tugende. Ahita amufata akaboko akamujyana mu cyumba, akamuryamisha neza. Amaze kumuryamisha ahita yongera agasohoka akajya muri salo. Akigera muri salo, uwo mutipe James nta magambo menshi aba afite, ahita ahaguruka akamuhereza ikiganza, agahita amubwira ati yego nk'uko babikubwiye nitwa James, ndi inshuti ya Nadine, ariko byinshi kuri njye azabikwibwirira. Tumaranye n'igihe urebye, kubw'amahirwe nuko nyine nari ndi gutaha, nca ku muhanda ndamubona, mbona atameze neza, ndavuga ngo reka muzane mu rugo, gusa rwose ntuhangayike ntugire n'ikibazo, ntabwo ndi umuntu mubi. Nancy araseka ahita amubwira ati nta kibazo James, kandi urakoze cyane rwose, sinzi ukuntu byari buze kugenda kuko ndi kubibona ko atameze neza. James ahita amubwira ati yego, gusa nawe ntago nari nsanzwe nkuzi. Nancy ahita abwira James ati yego, gusa nanjye byinshi kuri njyewe azabikwibwirira nk'uko wambwiye, kandi reka nongere ngushimire, wakoze cyane. James ahita asohoka akagenda, hanyuma Nancy nawe akaguma aho ngaho ari kwikorera akazi ke bisanzwe. Amara gukora akazi akajya mu gikoni akareba utuntu yategurira Nadine kugira ngo yongere amere neza. Amaze kutumutegurira ahita ajya kumureba mu cyumba. Akigera mu cyumba asanga Nadine afashe telefone mu ntoki, ahita aza akayimushikuza, agahita amubwira ati Nadine ariko warasaze, reba ukuntu uje wenda kwikubita hasi uvuga ngo ufite isereri, ngo umutwe urakurya, ibintu byacitse, ariko ndebera ufashe telefone, ubwo ngubwo uri kurebamo iki koko? Nadine ahita abwira Nancy ati Nancy nawe meze neza, ariko meze neza muri aka kanya nuko ndyamye iminota mike ngahita mera neza. Ibyo ni biki biri kumpumurira? Nancy araseka agahita abwira Nadine ati Nadine buriya nzagukorera iki? Okay ngaho ndabona n'ubundi wakize, ngaho rero va mu buriri uze tujye kurya. Ahita rwose yivana mu buriri agahita ajya ku meza bagatangira gusangira. Bari kurya Nancy ahita abwira Nadine ati none se Nadine uriya mutipe witwa James nuwa hehe? Ntabwo nari nsanzwe mubona, mwamenyanye ryari cyangwa ni umukunzi wawe Nadine? Nadine araseka akaseka cyane agahita abwira Nancy ati Nancy ibyo ngibyo bireke, uriya mutipe nyine nk'uko yabikubwiye yitwa James, ikindi kandi ni manager muri banke. Ahita amubwira izina ry'iyo banke. Nancy rwose nta nubwo bimutungura. Nadine ahita areba Nancy agahita amubwira ati Nancy kudatunguwe? Nancy aramureba agahita amusubiza ati ariko se Nadine warasaze, ntungurwa n'iki aho ngaho se? Kuba ari manager wa banke ntabwo ibyo ngibyo rwose byantungura. Nadine ahita abwira Nancy ati Nancy kuko nzagukorera iki? Kuko urabona uriya musore rwose ararebetse, yavamo umugabo wawe mwiza. Akivuga iryo jambo Nancy aramureba, Nadine agahita yibwiriza, agahita abwira Nancy ati okay ntabwo ndi bwongere kuvuga ibyo bintu. Ariko nyine Nancy atamubwira ati ariko iki Nadine nawe hari umukunzi ufite, rero ndamuguhaye rwose, kandi nabibonye neza ko mwavamo couple nziza. Nancy rwose ahita yihagurukira aho ngaho akagenda akajya mu cyumba cye. Akigera mu cyumba cye ahita yifatira imashini agatangira kureba filime. Ibyo ngibyo birangiye hacamo iminsi mikeya. Iyo minsi mikeya imaze gucamo, nanone wa mutipe James arongera akagaruka. Akigaruka arakomanga, Nancy ari mu rugo, wibuke ntago aba ava mu rugo, gusa Nadine ntago aba ahari. Agikomanga ahita aza akamukingurira. Akimukingurira ahita amubwira ati oh James ni karibu, amakuru y'iminsi, ni karibu cyane.
James ahita yinjira, akinjira aricara agahita areba Nancy agahita amubwira ati none se Nancy, Nadine ko atari kuza ari hehe ko twakererewe? Nancy ahita abwira James ati James, Nadine ntabwo ari mu rugo kandi yagiye mu masaha ya mu gitondo rwose, ntabwo ari mu rugo mw'aya masaha. Yakubwiye se ko ari buba hari mw'aya masaha? James ahita abwira Nancy ati Nancy, Nadine arampamagaye ambwira ko hari ahantu yifuza ko twajyana ngo ninze mufatanga mu rugo, rero ntabwo numvaga ko yaba adahari. Nancy ahita abwira James ati okay, buriya rero wasanga agiye nko kuhagera ubwo akubwiye gutyo, nta kibazo wakicara ukaba umutegereje, nkuzanira iki cyo kunywa? James ashaka kubyanga ariko nanone akabura nta mpamvu ihari yo kubyanga, ahita amuzanira icyo kunywa akamuhereza, bakaba bicaranye aho ngaho. Gusa nta n'umwe uri kuvugisha undi. James akomeza areba ku isaha, areba ko Nadine yakihuta cyangwa se yahagerera igihe, gusa akabona amasaha yarenze. Nancy arabibona akabona ko James yabangamiwe, ahita abwira James ati James, rero ndabibona ko rwose wabangamiwe, gusa unyihangane, nanjye usanze hari akantu gatoya mu kazi ndi gukora, reka mbanze nkarangize hanyuma nze tuganire. James ahita abwira Nancy ati nta kibazo rwose. Aragakora vuba vuba, yamara kugakora agahita rwose afunga imashini akashyira ku ruhande. Ahita abwira James ati James, rero wihanganire inshuti yanjye Nadine, rimwe na rimwe abaho umusazi, ariko mwihangane, nizere ko muzi kuko yambwiye ko mumaranye n'iminsi. James ahita abwira Nancy ati yego Nancy, rwose Nadine maze kumumenya, ikindi kandi ntago nigeze menya ko abana n'umukobwa nkawe mwiza, kubera icyo utajya ukunda gusohoka Nancy, kandi aribyo bigezweho muri iyi minsi ko abakobwa bose usanga bakunda gusohoka cyane, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nancy ahita abwira James ati James, njye nahisemo kuzajya nkorera mu rugo, rero niyo mpamvu, ahanini urebye niyo mpamvu. James ahita amubwira ati okay, none se ndi kubona uri kureba filime. Nancy ahita amubwira ati iriya filime imaze iminota mike isohotse, rero nagombaga guhita nyireba, ariko nta kibazo rwose ndaza kuyireba ari uko wamaze gukemura ibyawe. James ahita amubwira ati nta kibazo, nanjye rwose nkunda nka ziriya filime, nta kibazo washyiramo tukareba. Nancy ahita amubwira ati urakomeje se? James ahita amubwira ati cyane rwose ndakomeje, ishyiramo ubwo dutangire turebe. Ahita ayishyiramo bagatangira bakareba, bari filime nziza, barareba rwose bakaryoherwa, gusa ibiteye ubwoba mo gakeya. Bamaze kuyireba rwose James aba yishimye, ariko na Nancy nawe yishimye. Birinda iyo bigera mu masaha nimugoroba rwose baganiye, bahuje urugwiro. Ayo masaha nimugoroba ageze rwose James aba yumva atagenda, ariko no ku rundi ruhande Nancy nawe aba yumva yishimye, aba yamuganirije rwose yirekuye noneho, kuko aba ari ubwa mbere ahuye n'umusore kuva yatandukana na Olivier, akisanzura gutyo mw'ubwo buryo. Ahita amuherekeza akamugeza ku modoka. Bahagaze ku modoka, Nancy ategereje ko James ayifungura akinjira, barahagarara bakarebana rwose umwanya utari mutoya. Buri umwe aba yumva afite ibintu byinshi byo kuvuga, ariko akumva ati nanone nta mpamvu ihari. James ahita abwira Nancy ati Nancy, nakwishimira rwose kuzongera nkakubona niba ntakubangamiye, kuko uyu munsi nagize umunsi mwiza cyane. Nancy rwose asubiza nta kintu yitayeho, avuga ati nta kibazo James, mu rugo urahazi, rero wowe uzampamagare umbwire kuri buze kugira ngo nyine nitegure, hanyuma nyine nshake n'izindi filime nshyashya kuko nabibonye nawe uri umukunzi wazo, hanyuma ibintu bigende neza. James ahita amubwira ati none se Nancy, nzaguhamagara gute kandi nta nimero zawe mfite? Nancy ahita amubwira ati okay, nta kibazo rwose, zana telefone yawe nziguhereze. Ahita azimuhereza, hanyuma James agatinjira mu modoka akagenda. Gusa Nancy akomeza ahagaze aho ngaho ari kumupepera, nawe ntabwo abazi ikintu yabaye. Muri ako kanya Nadine ahita ahagera, agahita amuturuka inyuma, agahita amubwira ati Nancy asa nk'uwikanze akirengagiza, agahita amubwira ati Nadine, waje ryari, uhamaze igihe kingana gite aho ngaho? Nadine ahita abwira Nancy ati Nancy, mpamaze iminota mikeya, nari ndi kubona ukuntu uri kugenda upepera James, ibyishimo byakurenze, nizere ko uyu munsi wagize umunsi mwiza. Nancy ahita abwira Nadine ati Nadine, ni ibiki wakoreye James koko? Yaje arakubura, yicara amasaha n'amasaha agutegereje, none ucunze amaze kugenda aba ari bwo hagera.
Nadine ari kwigendera mu nzu atabwiye Nancy ati Nancy ndabizi neza ko rwose umwanya atawupfushije ubusa. Ahita agera mu nzu agasanga ibintu baririyemo biracyahari, ntago Nancy yari yabihakura. Ahita areba Nancy agahita avuga ati ndabona uyu munsi wabaye umunsi mwiza, ese noneho byakugendekeye bite Nancy? Nancy atabwiye Nadine ati Nadine mbabarira we ibintu byose wabiteye, rero wimbaza ibintu byinshi. Ahita atangira gukura bya bintu bakoresheje aho ngaho akategura neza. Amaze kuhategura Nadine ahita abwira Nancy ati Nancy umbabarira ibintu nabikoze mbishaka pe. Nancy aramureba agahita amubwira ati ngwiki wabikoze ubishaka gute buriya? Nadine ahita abwira Nancy ati Nancy urabizi neza ko kuva watandukana na Olivier nta bandi bantu wigeze wifuza kongera guhura nabo. Ikindi kandi nta nubwo ushaka gusohoka hanze basi kugira ngo uhure n'abandi bantu bashyashya. Niba Olivier yarakugiriye nabi ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bose bazakugirira nabi. Ikindi kandi urabizi neza ko iyo wabaga uri kumwe na Olivier siniyumvaga neza pe, ariko James wemba niyumva neza kandi ndanamuzi tumaranye igihe. Rero ndakwinginze nifuzaga ko muba inshuti. Ibyo ngibyo nibyo nashakaga pe. Nancy rwose nta nubwo bimurakaza ahita abwiye Nadine ati okay. Nadine aratungurwa agahita areba Nancy agahita avuga ati Nancy ntabwo uri buntuke, ntabwo uri bundakarire, nta kintu na kimwe uri bukore? Nancy ahita amubwira ati no, ntabwo ndibuze kukurakarira. Nadine arabyishimira kuko aba abizi neza ko niba Nancy atari buze kumurakarira ko yaba yishimiye James. Ibyo birarangira mu masaha ya nimugoroba nyine baryamye. James ahamagara Nancy gusa bikanga bavuganye igihe kirekire, baba bahujwe nabo n'ikintu batazi. Iminsi rero ikomeza icamo gusa ariko bakomeza bavugana cyane. Rimwe na rimwe James akoherereza impano Nancy yamubwiye ko akunda. Ntabwo bakunda ibintu birenze cyane, ibyo yamubwiye rwose akunda bya nyabyo nibyo amwoherereza. Iyo minsi ibera myiza Nancy rwose, gusa no ku ruhande rwa James nawe bikamubera byiza. Nadine ababibona akicecekera kuko ntabwo aba ashaka rwose gutera amagambo Nancy kugira ngo atazanisubiraho. Umunsi umwe rero Nadine aba avuye mu kazi gusa agasanga Nancy yahangayitse, afite telefone ari guhora yirebaho buri kanya. Nadine ahita abaza Nancy ati Nancy ufite ikihe kibazo kuri guhora ureba kuri telefone yawe? Hari umuntu wakwiciye gahunda? Nancy ahita abwira Nadine ati Nadine guhera mu gitondo nahamagaye James ariko namubuze, ndi kumwandikira ntiyari yansubiza. Ubwo urumva ataba yagize nk'ikibazo? Nadine ahita aturika agaseka agahita abwira Nancy ati Nancy nta n'umunsi wari wacamo, nta mana yanjye none watangiye guhangayikira James bigeze aho ngaho? Gusa ndabona usigaye umukunda bya nyabyo Nancy. Nancy ahita abwira Nadine ati Nadine biragoye cyane kuba utakunda James pe. Yego ndabizi narihagazeho mfunga umutima ndavuga ni nta wundi musore rwose nzongera kwinjiza mu buzima bwanjye, ariko James byarananiye Nadine. Uko amvugisha, uko ntwara, uko anyumva mba numva rwose bitandukanye, ntarigeze rwose nabyumva. Ikindi kwiyumva mw'ubu buryo urabizi neza ko hari haciyemo igihe kinini ntiyumva gutya. Rero ntabwo wandenganya Nadine, kandi ibi byose wibuka ko ari amakosa yawe. Nadine ahita abwira Nancy ati Nancy ntabwo ari amakosa yanjye, ahubwo mva nkubwire wasanga buriya James yagize nk'akazi kenshi. Reka nyine dukomeze dutegereze ejo basi ku mugoroba naba atari yagufata tuzajya kumureba, hari ikibazo. Nancy arabyemera ariko akabyemera atabyemeye. Aho James aba ari mu nzu ye, bafite inzu nziza bigaragara, gusa bafite telefone ari guhora yirebaho. Ikindi kandi aba yabibonye neza ko Nancy yamubuze, yamwandikiye ama message. Ari aho ngaho mu nzu hari umugabo uza, biba bigaragara ko ari papa wa James, agahita aza akicarana nawe agahita amubwira ati James ufite ikihe kibazo? Urabizi neza ko ushobora kunganiriza. James ahita abwira papa ati papa ndabizi ko ari we muntu rwose nshobora kwizera nkaganiriza, ariko ibi bintu ntabwo njyewe nabikora. Ntabwo nifuza kubabara nk'uko wababaye papa, ntabwo nifuza ko agahinda kanyica nk'uko kakwishe mama gusiga. Rero ntabwo ibi bintu nshobora kubikora. Papa ahita amubwira ati none se James ko iyi nshuro noneho byagenze bite? James ahita abwira papa ati papa nahuye n'umukobwa mu buryo ntateganyaga. Umukobwa tumaze guhura twarahuje pe, dutangira kujya tuvugana kenshi, dutangira kujya
twohererezanya impano ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa ndumva biri gukabya papa, ndumva nashaka kurenga ahangaha. Papa ahita amureba ahita amubwira ati James, ukunda uwo mukobwa kandi uramukunda cyane, narabibonye. Wari usigaranye ibyishimo muri iyi minsi, usigaye useka wishimye, ibintu bimeze neza. None se James, ukunda uwo mukobwa? James ahita ahaguruka agahita yifata mu mifuka agahita abwira papa ati papa, sinzi uburyo nabikubwiramo pe, gusa ni umukobwa utangaje. Ibaze ko nabuze uburyo muhakanira papa, uzi n'ukuntu abandi byanyoroheraga rwose, neza neza byarananiye. Imbaraga zimwirengagiza, imbaraga zitamuvugisha, imbaraga zitamutekerezaho buri kanya, papa byarananiye ibyo ngibyo. Papa ahita ahaguruka agahita amureba mu maso agahita amubwira ati James, kuba mama wawe yaransize, kuba mama wawe twaragiranye ibibazo, kuba mama wawe tutarahuje, twagira n'ibintu runaka tutumvikanaho, ntago ari ko abantu bose baba bameze. Urabyumva neza James? Ikindi kandi wibuke ko iyo wakunze umuntu nta kintu na kimwe cyabihindura. Uwo mukobwa ndi kubona mu maso yawe ko umukunda, kandi nawe birashoboka cyane ko yaba gukunda. Kubera icyo utabihereza amahirwe James, kubera icyo utamuhereza amahirwe hanyuma nawe ukihereza amahirwe ukareba ko bikunda. Urabizi neza ko imyaka iri kukujyana James, urabyumva? Ni kenshi cyane wagiye wirengagiza abakobwa, ukajya mu nshuti zitarimo abakobwa, kenshi cyane ukaba uhugiye mu kazi. Niyo mpamvu wateye n'imbere byihuse ukirengagiza, ariko ibyo ngibyo ntabwo wabasha kubyirengagiza James. Ukeneye umuryango James, urabyumva? James ahita abwira papa ati papa, ntabwo nzibagirwa iyo shusho, ntabwo ijya imvamo igihe mama yari amaze kugusiga, akubwira ko atakigukunda, akubwira ko yisangiye abandi bafite amafaranga kukurusha. Papa, ntabwo ibyo bintu bizigera bimvamo. Papa ahita amubwira ati James, rero kuri ubu ngubu wowe urayafite, warakoze cyane, urumva rero ntabwo yagenda. James ahita abwira papa ati papa, njye ntabwo nifuza umuntu uzaza mu buzima bwanjye akurikiye uko meze cyangwa se ibyo mfite. Ibyo ngibyo ntabyo nifuza papa, uko urabizi neza ko nta garanti baba bifite. Papa ahita amubwira ati icyo nanjye ntabwo aricyo nshatse kuvuga, ariko abantu bose ntabwo baba bameze kimwe. Ahubwo se wazanzaniye uwo mukobwa tugahura tukanaganira. James ahita abwira papa ati papa, ibaze ko utanyitayeho muri aka kanya, witaye ku uwo mukobwa gusa. Papa ahita amubwira ati none se uragira ngo nite kuri nde koko James? Gusa ubitekerezeho neza, buri kintu cyose kiba gikuye andi mahirwe ya kabiri mu buzima James, urabyumva neza? Papa ahita yigendera agasiga aho ngaho James. Ahita afata telefone akareba amafoto ya Nancy, arayitekereza cyane, ahita amuhamagara. Akimuhamagara Nancy biba bisa nkaho nyine n'ubundi yaramutegereje. Ndamubwira ati James, umeze neza? Nakubuze kuri telefone, hari ikintu cyaba cyabaye? James atuje ahita abwira Nancy ati Nancy, urabibona kandi uranabizi ko ngukunda cyane, ndagukunda cyane, ariko sinzi ko wabasha kwakira urukundo naguha. Nancy ahita abwira James ati James, umeze neza? James ahita amubwira ati yego Nancy, ndakwinginze nyumve iminota mikeya. Nancy ahita amubwira ati okay, nta kibazo wambwira. James ahita amubwira ati Nancy, uri umukobwa mwiza, uri umukobwa buri musore wese yakwifuza, ibyo ari byo byose urabyujuje. Gusa Nancy, reka umubano twari dufitanye tuwahagarikira ahangaha, kugira ngo ntazababara nawe kandi ukababara. Ikindi kandi nizere ko umunsi umwe uzanyumva. Nancy ahita abwira James ati James, hari umuntu waba wakubabaje cyangwa ibyo bintu uri kubikoreraho repetition kuri ngiye kugira ngo uze kubibwira undi muntu utari ngewe? James, tumaranye iminsi James, wanyeretse icyitwa urukundo, sinzi niba ibyo wanyerekaga atari byo, warambeshyaga cyangwa se warashakaga ibindi bintu. James ahita abwira Nancy ati Nancy, ndabizi neza ko nabikweretse mu buryo buri muntu wese yabyibwira, ariko ndakwinginze reka tubihagarikira ahangaha. Rwose ako kanya James ahita anakupa telefone. Nancy neza neza biramurenga, ahita ajya kureba Nadine mu cyumba cye. Nadine aba yasinziriye, gusa yatsa amatara. Nadine agahita akanguka, atabwira Nancy ati Nancy, urashaka iki koko wambabariye nkaryama? Nancy ntabwo aba ari kuvuga, itaza akicara iruhande rwa Nadine, ahita amubwira ati ese Nadine, ubona ntazi gutanga urukundo, cyangwa se ubona
mvuga amagambo mabi cyangwa se ubona ntari mwiza cyangwa se ubona Nadine ahita abyuka agahita abwira Nancy ati Nancy wabaye iki ko ndi kubona usa nkaho wanarize byakugendekeye bite reka nizere ko utongeye guhamagara Olivier ndakwinginze Nancy hacemo igihe kinini ukwiye gukomeza ubuzima bwawe dore James yaje mu buzima bwawe Nancy atambwira ati Nadine mbabara wikongera kuvuga iryo zina ndakwinginze Nadine ahita abwira Nancy ati Nancy byagenze bite ko ndi kubona wanarize ahita amwaka telefone akabibona ko yavuganye na James Nancy byose ahita bimubwira akibimubwira Nadine arababara agahinda kakamwica ahita agerageza uko ashoboye akamwihanganisha akamubwira ko ubuzima budakwiye kurangirira aho ngaho akamuryamisha akaryama bukeye mu gitondo kare kare abyukira kwa James aba ari kujya mu kazi akabona Nadine ahagaze aho ngaho ku muryango James ahita aza ari guseka yishimye ari kumuhereza ikiganza nyine kugira ngo amusuhuze Nadine ahita abwira James ati James urantengushye cyane ni gute watinyuka ukaba ikigwari bigeze aho ngaho ni gute watinyuka ukababaza inshuti yanjye ubugira kabiri ni gute koko James ahita abwira Nadine ati Nadine ndakwinginze banza unyumve ndabizi ko njyewe na Nancy hari aho twari tumaze kugera hari ibiganiro twari tumaze kugeramo yaramaze kumenya nanjye maze kumumenya kuko tumaze iminsi tuvugana ariko Nadine dukwiye kurekera aho ngaho kugira ngo ntazabibabariramo cyangwa nawe akabibabariramo Nadine ahita abwira James ati James ntabwo uzi ibintu wakoze ntabwo uzi ibyo wakoze ibaze ko Nancy yarasigaye aseka Nancy yarasigaye yumva yasohoka akajya guhaha Nancy yarasigaye yumva yahura n'abandi bantu Nancy yaramaze kuba wa mukobwa n'ubundi yari we ariko uzi ibintu ubu ngubu ukoze noneho bigiye gusubira hasi kurusha uko byari bimeze na mbere kubera icyo ubundi waje mu buzima bwe niba wari uzi ko bizagenda bityo James ahita abwira Nadine ati none se Nadine ndumva ikiganiro ndi kuvuga atari cyo nawe uri kuvuga icyo nakoze njye ni ukubwira Nancy ngo tube turekeye aho ngaho ndakeka nta kindi kintu nigeze nkora kibi cyamurakaza bigeze aho ngaho Nadine ahita abwira James ati James ndabizi neza ko nshobora kuba ngiye kugutinza kuba wajya mu kazi ariko nyemerera umpe iminota mikeya nkubwire ikintu utari uzi kuri Nancy rwose James amuhereza iyo minota amubwira inkuru yose ya Nancy akamubwira ku munota wa nyuma ubwo yari agiye gukora ubukwe murumuna we akaba ari ujya mu cyimbo cye akamubwira uburyo ki n'uwo mwanya yahise amenya ko abo ngabo atari ababyeyi be James arababara kumva nawe ubwo aritengushye ndabwira Nadine ati Nadine ibyo bintu ntabyo narinzi kandi nawe nta n'ibyo wigeze umbwira Nadine ahita abwira James ati James ndabona gukwiriye Nancy pe kuko ndamuzi neza yababajwe n'urukundo ababazwa n'abantu yakundaga kurusha abandi bantu bose ibaze ko kugeza n'iyi saha uwo ngo bakundanaga ngo witwa Olivier ntiyari yamuvugisha uwo murumuna we ntiyari yamuvugisha ababyeyi be nabo ntibari bamuvugisha mu minsi yashize nyine igihe ibyo ngibyo byamaraga kuba yarabahamagaye akabahamagara akajya kubareba ariko bakamubwira ko batamushaka yarahungabanye James yarahungabanye ni gute watinyuka ukamukorera ibintu nk'ibyo ngibyo James ahita abwira Nadine ati Nadine unyihanganire nanjye ndumva nikunze cyane gusa impamvu nabikoze nanjye nkiri mutoya ababyeyi banjye ntabwo bagize ikintu cyo kumvikana ntabwo bumvikanaga cyane hanyuma mamaza gusiga papa amubwira ko rwose yiboneye undi muntu ufite amafaranga arusha ya papa agiye kubaho ubuzima bwiza rero guhera uwo munsi numvaga ko abantu bose bameze kimwe sinigeraga mvugisha n'abakobwa Nadine gusa nkimara kuvugisha Nancy byo byari bitandukanye Nadine ahita abwira James ati James ese nakwizera ko iyi nshuro ubu ngubu nsize Nancy ari kurira sinzi uburyo namuhoza sinzi icyo namubwira James ahita abwira Nadine ati Nadine tugenda tujye kumureba bahita bihuta bakajya kumureba bakigera mu nzu abari mu cyumba cye Nadine ahita agikomanga Nancy ahita abwira Nadine ati Nadine mbabarira rwose mbabarira ameze neza nta kibazo na kimwe mfite jya mu kazi kawe turaza gusubira nimugoroba James abari ku muryango ahita abwira Nancy ati Nancy ni njyewe Nancy ahita amubwira ati James uje gukora icyangaha wambwiye ko tugomba kurekera aho ngaho aho twari tugejeje rero ukwiye kugenda James ahita abwira Nancy ati Nancy ndakwinginze mu minota mikeya tuvugane Nancy ahita akingura umuryango
hanyuma James akinjira itabwira Nancy ati Nancy, nubwo nabyibwiraga mu mutima kavuga ngo dukwiye kurekera aho ngaho, ariko neza umutima wanjye wari uri gukomeza unsunikira, nkumva naguhamagara, nkumva nakuvugisha. Nancy, nkuko nabikubwiye, ndamutse mvuze ko ntagukunda rwose naba mbeshye, kandi nawe urabizi neza. Gusa Nancy, ababyeyi banjye nkiri mutoya bakundaga gushwana cyane. Mama akabwira amagambo akomeretsa papa, akamukomeretsa cyane. Ibyo byabaye igihe kinini, biza kugera igihe mama aragenda avuga ko atagikeneye papa, avuga ko yabonye undi mugabo urusha amafaranga papa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Papa yarababaye cyane. Nancy yabaye mu gahinda hafi imyaka ingahe ko kubura mama. Narababaye cyane. Rero niyo mpamvu numvaga njye nawe urukundo rumeze gutya, ndi kwiyumva gutya, nawe kandi ushobora kwiyumva mu buryo naba ndi kwiyumvamo, kavuga ni bishobora kuzarangira nk'uko papa byarangiye. Ariko papa niwe wambwiye, arambwira ati ikintu cyose kibaho hari impamvu, kandi buri kintu cyose kiba gikwiye andi mahirwe ya kabiri. Rero nditeguye kongera kugerageza. Nancy, umbabarire ku bintu byose naba nakubwiye, umbabarire kuba nagukomerekeje nanone, gusa nuramuka umpaye andi mahirwe ya kabiri sinzigera nongera kubitekereza. Nancy ahita areba James akavuga ati James, impamvu ugarutse ni uko Nadine yakubwiye ibyo naciyemo. Ntabwo ugarutse kubera ko hari urukundo wari umfitiye, ahubwo ugarutse kubera impuhwe wari umfitiye. Rero ntabwo bishoboka James. James ahita abwira Nancy ati Nancy, ndabizi neza ko ibintu byose nabyangije, ndabizi, ariko ndakwinginze, reka twongere twihereza andi mahirwe ya kabiri. Nancy ahita abwira James ati James, warakoze cyane kuko muri iyi minsi twari tumaranye nari ndi kwiyumva neza bitabaho, numva nyine ibintu byose bisa nkaho biri gusubira mu murongo, nsigaye nseka, nsigaye numva nasohoka nkajya guhura n'abandi bantu. Gusa nabibonye cyane ko nibeshyaga. Gusa James, niba mama wawe yarasize papa wawe, njyewe ntabwo ndi mama wawe, ikindi kandi nta nubwo abantu bose baba bameze kimwe. James ahita amubwira ati ndabizi Nancy, ndabizi, niyo mpamvu kano kanya ngarutse. Nancy rwose biramugora cyane kubabara James rwose aragenda. Gusa ntabwo agarukira aho ngaho, umunsi ku wundi asaba Nancy imbabazi, akajya amwoherereza impano zigiye zitandukanye. Gusa Nancy nawe aba akumbuye James mu buryo bumwe, gusa akihagararaho akamubwira ko rwose atamushaka. Umunsi umwe aba ari aho ngaho nyine n'ubundi mu nzu, akumva umuntu arakomanze, ahita ajya gukingura. Mu gukingura ahita yikanga kuko aba ari murumuna we Nicole ahita aza nta kintu na kimwe yitayeho, agahita amuhobera. Nancy ahita amwikuraho, agahita amubwira ati Nicole, umeze neza? Nicole ahita amubwira ati Nancy, ndabizi neza ko ari njye muntu watekerezaga kubona ndi uwanyuma, ariko ndakwinginze mbabarira unyumve. Nancy ahita amubwira ati Nicole, wabaye murumuna wanjye, nagufashe nk'inshuti yanjye, ngufata nk'umuvandimwe, ikintu icyo ari cyo cyose ni wowe nashyiraga imbere. Kubera iki wankorera ibintu nka biriya? Kubera iki wampishe ko bari atari ababyeyi banjye? Kubera iki wampishe ko kuri uriya munsi nari ndi kwitegura bimeze kuriya ntazigera nkora ubukwe ari wowe uzabukora? Nicole ahita abwira Nancy ati Nancy, ibyo ngibyo nibyo binzanye aha ngaha kugira ngo usobanurire. Iyi minsi yose yari ishize, ntabwo nasinziraga, nararaga ndira. Nancy, ndabizi neza ko nakubabaje pe, ariko nanjye nabuze ubundi buryo mbikoramo. Nancy ahita abwira Nicole ati Niko, wabuze ubundi buryo ubikoramo? Uburyo wari ufite bwonyine ni ukumbabaza bigeze hariya. Nicole ahita abwira Nancy ati Nancy, rwose nimara kukubwira ibyo nshaka kukubwira, rwose ndasohoka muri uriya muryango ngenda, nta nubwo uzongera kumbona, ariko ndakwinginze mbabarira ubanza untege amatwi. Nancy ahita amubwira ati n'ubundi wahageze, reka ngaho tangira umbwire. Nicole ahita abwira Nancy ati Nancy, urabizi neza ko mu rugo niwe wari umwana uzi ubwenge, niwe wari umwana ukora akazi keza, niwe wari umwana wubaha, niwe wari umwana buri mubyeyi wese yakwifuza. Ibyo kuba ababyeyi banjye batari ababyeyi bawe, ibyo ntabwo nigeze mbimenya, ariko urabizi neza ko njyewe rwose
ntabwo nari mfite imico myiza nk'iyawe, urabizi nikundiraga kwisohokera, ubuzima bworoshye rwose, nta kintu na kimwe kinyirukansa. Umunsi umwe rero nibwo mama yaje mu cyumba cyanjye ambwira ko maze gukura, ambwira ko yamboneye umugabo, ambwira ko nyine yifuza ko nkora ubukwe. Rwose narabyanze Nancy, narabyanze cyane ndabyirukana. Hanyuma minsi yakurikiyeho nibwo mama nyine nabonye ko ari seriye, akomeza abimbwira. Hanyuma ndamubwira nti okay mama, ngaho nta kibazo, genda uzane uwo musore wifuza ko twabana hanyuma murebe. Yaragiye aramuzana, natunguwe cyane no kubona ari Olivier. Naramubaje nti se Olivier, urabizi neza ko ukundana na mukuru wanjye, ejo bundi mufitanye ubukwe, kubera iki wambwira ko wifuza kubana nanjye? Ikintu yansubije Nancy, yambwiye ko icyo yifuza ari umugore, yambwiye ko icyo yifuza ari wa mugore umwubaha, ari wa mugore umukunda, ari wa mugore ukora icyo yifuza. Rwose ibyo ngibyo mama yabyumvise vuba. Ndamubwira nti Olivier, ibyo ngibyo ntabwo bishoboka cyane rwose. Nashatse kubikubwira Nancy, ariko urabizi neza ababyeyi banjye ikintu bashobora gukora. Banteye ubwoba bitabaho, bambwira ko nindamuka ngize icyo mvuga, ibyo ufite n'ibyo uzagira n'uko wari ubayeho uzabibura mu isegonda Nancy. Bambwiye ko bashobora kuguhindurira ubuzima bwawe bukaba bubi. Nancy, ibyo bintu ntabwo nari buze kubyemera pe. Hanyuma rero mama yambwiye impanga afite, ambwira ko ibintu byawe byose bijyanye n'ubukwe ariwe uzabyinjiramo, ambwira ko invitation ariwe uzazisohora, ambwira ko ariwe uzitumirira abantu. Ibyo ngibyo byarabaye Nancy, gusa ntabwo nari nzi ko tutavukana, ibyo ntabyo nari nzi. Hanyuma rero impamvu nyamukuru Olivier yifuzaga ko tubana nuko yarabizi neza ko ndi umunyantege nke Nancy. Arankubita, akanyicisha inzara, akanyicisha inzoga, ntagamo uburenganzira. N'ubu ngubu ndatorotse Nancy, n'ubu ngubu ndatorotse. Reba inkoni ahora nkubita buri munsi. Nancy atabwira Nikora ati Niko, iyo nyamaswa iri hehe ngo ngende nyifungisha? Ni gute Olivier yaba inyamaswa bigeze hariya? Nikora atabwira Nancy ati Nancy, rwose ntago binteye ishema kuba narakugambaniye bigeze hariya, ariko nanone ndabyishimira ko ari njye wagiye mu cyimbo cyawe. Nancy, ni inyamaswa bitabaho. Ikindi kandi ababyeyi banjye bashutswe n'amafaranga yabahaye, icyo yababwiraga cyose baragikoraga. Nancy, ndabizi neza ko ntigeze nkubera umuvandimwe mwiza habe na gatoya, gusa aho nzajya hose njyewe ntabwo nzigera nibagirwa kwa mbere umuvandimwe ntigeze mbona. Mbere na mbere warabanza gukantekereza mbere yuko witekerezaho. Ibyo waguraga warabanza gukantekereza, icyo wakoraga icyo ari cyo cyose Nancy. Sinzi ko nzigera nanibabarira. Gusa nanone ntawe ishema ko uriya mugome atigeze abasha kugukoraho, atigeze anabasha rwose kugira icyo agutwara. Impamvu nuko yarabizi neza ko uri umunyembaraga, kuzahita wangiza ibintu bye, amakosa akora, ubugome akora, akorera ku bandi bantu. Nancy, ndakwinginze rwose mbabarira. Nancy ahita abwira Nikora ati Niko, ndumva waraciye mu bintu bikomeye kurusha ibyo naciyemo. Njye nari mbabajwe nuko umuhungu nakunze yangambaniye, mbabajwe nuko murumuna wanjye nakundaga kurusha abandi bantu bose yangambaniye, mbabajwe nuko ababyeyi banjye nakunze iki gihe cyose bangambaniye. Ariko ntabwo nari nzi ko ari imipangu y'Imana. Niko, ni gute koko wambera igitambo bigeze aho ngaho? Ni gute koko utigeze uza ngo umbwire hakiri kare ngo ngutabare? Naraguhamagaye ndakubura, naraye amajoro nguhamagara nkwandikira amamesaje, kutigeze unsubiza. Nikora itabwira Nancy ati Nancy, nkigerayo telefone yahise ayitwara. Yitabaga abashatse, akampereza abo nitaba ashatse, nta burenganzira na butoya nari mfite Nancy. Nancy biramurenga, akababara, agahinda kakamwica. Ntabwo yemerera Nikore ko yongera kugenda, aguma ari aho ngaho. Iminsi yakurikiyeho
ashakisha ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo arebe ko Olivier bamufunga, kuko Nicole ava afite ibimenyetso gusa ntabwo biba bihagije cyane ku buryo bafunga Olivier. Ashakisha ubundi buryo yabona ibindi bimenyetso, ku bw'amahirwe rwose arabibona. Ibyo bintu byose biba biri kuba, ntabwo aba akivugana na James. Nadine abahora amwinginga ngo bavugane ariko yarabyanze. Gusa biza kugera igihe Olivier rwose akajya muri gereza bakamufunga, basanga atari bo bonyine yanabikoreye, hari n'abandi bantu barenga 3 rwose yabikoreye, nabo bahita batanga ibirego bagahita bamufunga. Ibyo ngibyo byose bimaze kuba, Nicole arishima cyane, gusa na Nancy nawe aba yishimye, bicaye aho ngaho muri salo ndetse na Nadine. Nicole ahita abwira Nadine ati Nadine, warakoze cyane kuba inshuti nziza ya mukuru wanjye. Gusa ndabizi neza ko nawe ushobora kubunyanga muri aka kanya. Nadine ahita abwira Nicole ati niko nkwangira iki? Niwe waciye mu bintu bikomeye cyane kurusha ibyo twatekerezaga. Gusa ku bw'amahirwe nuko iriya nyamaswa yabashije gufungwa rwose, nta kindi. Gusa sinakubeshya, mukuru wawe rwose yaciye mu bintu nawe bitamworoheye kuko yarababaye cyane. Nicole ahita abwira Nadine ati Nadine, ndabizi neza, ikindi kandi n'ababyeyi banjye baramubabaje. Sinibazaga uburyo kuri uriya munsi bahita bamubwira amagambo nk'ayo ngayo ngo ntabwo bamubyaye. Gusa ibyo ngibyo ni ibyahise, reka tubyihorere, ahubwo mumfashije rwose twasohoka tukajya gushaka nk'ahandi hantu turira cyangwa se tunywera, ubundi tugatangira ubundi buzima pe, kuko njye nari mbikumbuye ntababeshye. Bose basekera icyarimwe ko Nicole baba bamuzi rwose, aba ari umunyabirori. Bari aho ngaho bari kwitegura kugira ngo bagende, umuntu ku muryango nanone arakomanga. Nadine agahita yihuta cyane, agahita ajya gukingura, nta wundi aba ari James. Nanze akimubona ahita abwira Nadine ati Nadine, koko urashaka iki? Narakubujije ndakubwira ngo uwo muntu simwifuza. Nadine ahita abwira Nancy ati Nancy, ndabizi neza pe, ndabizi neza ko wabimbwiye, ariko ni kenshi cyane nagiye nkubona urara amajoro witse imitima utekereza, ureba amafoto ya James. Ni ukubera iki wakibabaza bigeze aho ngaho kandi James ari hanze agutegereje kandi nawe umukunda? Ni ukubera iki koko? Ibyo ngibyo ntabwo nabasha kubikomeza mbikora gutyo, ngomba kuhaba nk'inshuti yawe. Nicole ahita areba Nancy agahita amubwira ati sister, uyu musore se ko mbona ameze neza. Hagati aho ngaho njyewe nitwa Nicole, ndi murumuna wa Nancy, gusa turakwishimiye mu muryango. Ahita akurura Nadine bagahita bagenda. James araseka na Nancy agaseka. James ahita abwira Nancy ati Nancy, ndabizi ko nshobora kuba narakubabaje mu magambo naba narakubwiye ntatekereje, gusa igihe tumaranye tutavugana tutanahura cyambereye kirekire Nancy. Bambwiye ibintu wakoze, bambwiye ko wahoze ari umukunzi wawe wamufungishije. Byanteye ishema cyane kumva ko umukunzi wanjye ashobora gukora ikintu nk'icyo ngicyo. Uri umunyembaraga Nancy, nta kintu na kimwe utinya. Ibyo bintu bikora abantu bakeya. Nancy ahita abwira James ati James, yari murumuna wanjye yafashe kuriya, ikindi kandi yagombaga kuryozwa n'ibintu yakoze. Ikindi wibuke ko na murumuna wanjye yanyitangiye kugira ngo ibyo bintu bitabasha kongeraho, yewe nkajyaho nkamurakarira, kumva ko yampemukiye kandi ari guca mu bintu bitamworoheye. Rero nagombaga gukora igishoboka cyose kugira ngo uriya mugome azapfire muri gereza. James ahita abwira Nancy ati Nancy, ndakeka nkuye andi mahirwe ya kabiri, siko bibona Nancy? Nancy araseka agahita abwira James ati James, ndabizi neza ko nakurakariye, ndabizi neza ko nakubwiye ko ntifuza kongera kukubona, ndabizi ko nakubwiye ko rwose ntazongera no kukuvugisha, ariko James, nanjye byarangoye cyane muri iyi minsi, nubwo nari mfite ibindi bintu mugiyemo, ariko byarangoye cyane kandi nanabihaye agaciro kuba mama wawe yaraguteye ihungabana rigeze aho ngaho. Ndabyumva cyane kandi James, unsezeranye ko rwose utazongera kongeranya na mama wawe. Njye ntabwo ndi mama wawe. James atamubwiye ati ndagusezeranya Nancy, ibyo ngibyo ntabwo nzongera kubikora pe, ntabwo nzongera kubikora. Ikindi kandi papa yambwiye ko yifuza ko mwazahura mukaganira, arifuza kukubona bitabaho. Nancy araseka agahita abwira James ati James, ese wamubwiye ibyanjye nawe? Ubundi se wari uzi ko ndi bukubabarire?
James atabwiye Nancy ati Nancy nabikekaga ikindi kandi na Nadine yarandi inyuma. Nancy itareba inyuma, Nadine aba yahageze ndetse na Nicole. Nadine ahita amubwira ati Nancy mbabara rwose ntundakarire, icyo nifuza nuko wongera ukaba wa Nancy narinzi, nta kindi kintu rwose nifuza. Rwose Nancy ababarira James, yamara kumubabarira urukundo rwabo rugatangira ako kanya ntibitinda. Papa wa James ahura na Nancy akamwishimira cyane, akamukunda kandi akanamushimira ko yabashije guhindura umuhungu we, ko rwose byari byaramunaniye, yarabuze ahahera, yarabuze rwose n'umuntu wabimufashamo, arabimushimira cyane. Nancy yongera gusubirana na murumuna we Nicole, ariko cyane cyane afite n'umukunzi James. Gusa nanone ntababura buri gihe kudashimira Nadine ku buryo yamubaye hafi, gusa Nadine akamubwira ko byari bimeze nk'inshingano. Ibyo ngibyo byose rero bimaze kuba, ababyeyi ba Nancy ndetse na Nicole nyuma y'aho ngaho baza gusaba abana babo imbabazi, gusa barababarira ariko baba barababaye cyane cyane umuntu basaba imbabazi aba ari Nancy rwose arababarira. Rero ibyo ngibyo byose bimaze kurangira, imiryango isa nkaho iri gusubirana. James ndetse na Nancy batangira gutegura ubukwe bwabo, nta kibazo na kimwe kirimo aho ngaho. Nancy yishimye, yongeye yasubiye muri bwa buzima yarabayemo, kandi James atagifite ihungabana rya mama we. Rero ahangaha niho dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi. Nizera ko yabashimishije, yabakoze ku mutima, ikirusha n'ibindi nk'uko nkunda kubivuga, mwanakuyemo ya masomo ya bwa buzima tugenda ducamo bwa buri munsi. Reka rero nizere ko n'ubutaha tuzongera tukabana. Iyo twari kumwe nk'ibisanzwe, ndi Karangwa Sandrine.